Amazina nitwa Isaac Fabrice, nkaba ndi umwe ukomoka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, nkaba niga ku kigo cyitwa Pioneer Learning Center. Icyo kigo kiba gifite primaire na maternelle, kikagira secondaire, kikana boarding z'abakobwa. Icyo kigo ni cyiza kuko cyigisha mu rurimi rw'Icyongereza, niyo gusanga umwana wabo watsinze Icyongereza aba ari ikibazo. Nabyakiriye neza kuko nabiharaniye ndabikorera kugeza izi saha ndi kumva nishimye. Ubwo ya P6 nyitangira vacances twarayize, twiga muri weekend, buri gihe cyose tukaba turi ku ishuri turi kwiga kugira ngo tutuzarebe basi niba twabigeraho. Noneho twiga cyane, ababyeyi bakamfasha, ku ishuri nabo bakamfasha, tukiga cyane na bagenzi banjye. Ku bw'amahirwe ntigibashije nyine kuba uwa mbere, ariko nivuze ko n'abandi batize, twese twayiga cyane, ariko ninjye mbaye kuba amahirwe wo kubona abo mbere mu gihugu. Natsinze cyane social, mathematics n'Icyongereza. Ndifuza ko mu gihe kizaza mu mashuri ngiye gukomeza najya nsinda nk'uko natsinze uyu munsi, ku buryo nahora nsinda, njye gushyira imbaraga mu myigire yanjye kugira ngo nzakomerezeho. Naho nindahiza kwiga nzapromotinga n'abandi bana ku buryo nyine imibare uzasanga iri hejuru, apana nk'iyo twabonye imibare iri hasi. Niyo nshaka ko amasomo yose azaba ari hejuru nk'ibyo mwabonye mu Kinyarwanda n'ahandi. Nshaka kwiga mu Ntare cyangwa Ecole Sciences Byimana, Groupe Officiel de Butare cyangwa Ecole Sciences de Musanze. Nitwa Terimbere Ineza Alia Ange Stevine, nigaga cyangwa ndakiga ku kigo cyitwa Lycée Notre Dame de Citeaux kiba muri Nyarugenge. Muri aka kanya nyine nkaba ndahangaha barampa interview kubera ko bavuze ko natsinze nyine ndi uwa mbere muri O level ibizamini bya leta. Wari ubitegereje? Oya, nta muntu ujya witega bino bintu. Okay, sinzi niba hari ko njye ntabwo njya mbyitega. Tubwire muri make. Nishimye, birumvikana nyine, that's the first feeling. Urishima nyine bikana ukumva birakurenze. Noneho nyine okay, ndanashima Imana cyane cyane cyane, shima n'ikigo cyanjye n'ababyeyi banjye cyane n'abantu bose nyine nagiye mura nabo. Ibanga ni irihe? Icyo kibazo cy'ibanga rero nta banga rirenze rihari nyine. Nta kintu urumva ntabwo wakora ikizamutiza nyine. Narize ndanasenga, ariko n'abandi barize baranasenga nyine. Sinzi ubwo se ntabwo akibanga ari amahirwe, ntabwo mbizi pe, ariko nyine narize ndanasenga. Ubundi nyine ubwo uranyica ariko ndakomeza ndatuza. Kuba bampamagaye byanyetse nyine. Okay, ikintu cyambere byanyetse ni uko nayo mfite ubwoba ko ubundi mva muri primary nabwo nari natsinze nyine bitagize icyo bitwaye, byiza nishimye ko nyine nabangwe nyine ni kwa kundi nyine ushobora kugira chance nyine ukaba warasubije the right answers in the right time, ako nyine bya bindi once in nyine utashobora gusubiramo. Rero nyine mfite ubwoba ko nyine ubwo ngo ndamutse ntongeye ntabigaragaje ubu ngubu nyine bivuze ko nyine ibyari amahirwe gusa nyine n'iki. Ariko ubu ngubu nyine ubwo mbonye uno mwanya nyine bimbwiye ko maybe nyine I can do something great nyine. Okay, be my courage. Ufite potentials. Okay, yeah, at some point. Ariko nyine nanone bimbwiye ko nyine n'ikigo nigaga hari cyiza. Nishimwe rikomeye cyane, dushimira Imana kuba idushoboje ibi byishimo nk'ibi namwe mubona. Ikindi kandi tugashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, tugashimira ababyeyi n'abarezi, tugashimira n'abadiregiteri bagiye badufasha, na diregiteri w'ikigo ariwe mureba aho ngaho wafashije umwana kugira ngo n'abandi bana kugira ngo batsinde. Turabyishimiye rero nk'umubyeyi wa Fabrice, turabyishimiye cyane. Birashimishije cyane, ariko nanone bifite icyo bivuze, kuko kubona umwana yagize uriya mwanya bivuga ko